nabyutse ndatekereza ndavuga nti ariko se ubundi ni iki nakora uyu munsi inshuti zanjye zikishima zikambwira ati uyu munsi wadukoreye uyu munsi pe. Navuze nti okay, reka noneho nembereze inshuti zanjye mu mujyi wa Kigali zirebe ukuntu ari heza ndetse hafite n'isuku. Nahise nigira inama ndavuga nti reka nze mfate umumotari ubundi tujyane muri uru rugendo kugira ngo aze kuza no kumfasha kumenya ahantu hamwe na hamwe ntazi, ahansobanurira namwe nze kuza kuhabasobanurira ninagera mu rugo. Ubwo umumotari nk'uko ubibona nahise mufata tuba turamanutse. Ahangaha twari turi ahantu bita Ikinyinya. Tugiye hehe? Twari tugiye aho ibiro by'umujyi wa Kigali bikorera neza. Nuza gukurikirana iyi video ukayirangiza niho turi bugarukire neza urebe ibiro by'umujyi wa Kigali aho byubatse cyangwa se aho bikorera. Ahangaha twari turi rero, twari tugeze ku bitaro bya Kinyinya, turimo tumanuka tugana ku muhanda ujya kuri Kepura. Ubwo twahise tumanuka na motari ndamuhase mota ahantu tugeze ni hehe, arambwira ngo ahangaha ni ku muhanda ujya kuri Kepura. Nk'uko mubibona hano ni mu ikorosi, ariko hano ruguru yaho gatoya ni ku muhanda ujya kuri Kepura. Ubwo twahise tumanuka tugenda tuganira ndamuhase mota, ubundi uyu muhanda wa Kigali ko ndi kubona usa neza, barahakubura barahakoropa babigenza bati? Umumotari arambwira ati ahangaha haba harimo abantu bashinzwe gukora amasuku muri uyu muhanda, haba harimo abantu bashinzwe gutunganya n'imodoka ziraza zigakora umuhanda zikawukoramo amasuku ku buryo abantu bose babona ko hasa neza. N'urugendo nishimiye. Umumotari turagenda tuganira gake gake, ariko ngati ubundi se aho wowe utuye he? Navuga nti rero njyewe ubundi mu rugo ni mu ntara, ariko ntabwo ari Kigali, ntabwo ariho ntuye. Kigali nahaje mu guhatemberera mu minsi mikuru kugira ngo ndebe ubwiza bwaho. Ubwo umumotari twagiye tuganira numva nyine yishimye kunsangiza amakuru yo muri Kigali ukuntu hameze. Ubwo ahangaha twari tugeze nabonye ari ahantu mu gishanga, namwe se ahangaha ni muri Kigali? Arambwira ati ahangaha ni muri Kigali, ni Kimenyimenyi. Ahangaha kino kiraro kimaze iminsi cyuzuye, ariko n'ubundi ni muri Kigali. Ubwo twakomeje turagenda turimo tugenda namwe se ahangaha iyi karitsiye bayita gutya. Iyi karitsiye rero ni yaho bita ku Mavazi. Ahangaha ni ku Mavazi, ni karitsiye yaho bita ku Mavazi. None se ayo Mavazi ari he? Arambwira ati rero amavazi uraje urabona imbere yawe gatoya, n'ubundi tugiye kuhagera niho hari amavazi, urahita uyabona, urahita ubyibwira ko ari ku Mavazi. Ubwo ntabwo twatinze twahise tuhagera. Arambwira ati rero ku Mavazi ni ahangaha, n'ujya wumva bavuga ngo umuntu ari ku Mavazi ujya wumva ko ari ahangaha. Ni ahantu heza hari ibiti byiza bikiri mu mapipinyeri, nyine kubireba byonyine ubwabyo ni ibintu byiza, ubona ko ni ahantu hasa icyatsi heza, haba hari akayaga. Nitugera imbere gato uraje ubone andi mavaze meza. Noneho ubwo twageze ahangaha tugeze kuri dodani, motari ndamuganise mota ahangaha ko bahita ku Mavaze ni ukubera ko ariho haba amavaze gusa? Arambwira ati rero ahangaha hari imishinga igiye itandukanye yo gukora amavaze ndetse no guteramo ibiti bituma umujyi wa Kigali usa icyatsi. Ubwo twese tuzamuka gatoya, none se ko mura dutangiye kugera ku mataje kandi tutaragera i Kigali neza. Arambwira ati n'ahangaha turi ni muri Kigali. Ndasera bwira motari n'umuse mota ahangaha niho mu mujyi? Arambwira ati oya, ahangaha ntabwo ariho mu mujyi dusigaje urugendo runini cyane kugira ngo tuhagere. Namwe none se ubwo ni urugendo rungana iki? Narangije arambwira ati rero ntabwo ari urugendo runini cyane, hasigaye nk'iminota 5 yonyine kugira ngo tuhagere. Ubwo twahise tuzamuka. Namwe none se iyi karitsiye tugezemo ahangaha niyo bita ngo ki? Arambwira ati rero hano muri iyi karitsiye tugezemo nituzamuka tukagera hano ruguru gakeya niho bita mu kabuga ka Nyarutarama. Ngo ati niya Nyarutarama najyaga numva bavuga kuri radio ngo Nyarutarama. Arambwira ati naho ngaho rwose, ahangaha ngo niho bita mu kabuga ka Nyarutarama. Urabona ko naho ni ahantu heza cyane, ni ahantu hari isuku, ni ahantu hari buri kintu cyose buri munyarwanda yakifuza. Ndangije navuga nose mota iyi nzu mbona ya etage iri hano ruguru ni inzu nyabaki? Arangije arambwira ati rero iyi ni etage, ntabwo wenda nanjye nzi amazina yayo, gusa nzi yuko ariho hakorerwa radio yitwa BNB FM Umwezi. Uko yambwiye motari, ubwo navuze nti wa mugani ushaka kuba ari n'ibyanyabyo. Nubwo se uyu muhanda uzamuka gutya tugiye gusiga ujya he? Arambwira ati uyu muhanda ugikaguku, iyo ukomeje ujya ahantu bita
ikagugwa. Ubwo twahise tumanuka ahantu hacuritse cyane, ndavuga ni se muta ko mbona tutangiye kumanuka, Kigali nayo ibamo imisozi. Motari arambwira ati ariko se wa muhungu, amakuru yawe uwo ntabwo uba mu Rwanda? Ndavuga nti mba mu Rwanda. Aramaze none se kuba mu Rwanda uyoboye ko u Rwanda rugizwe n'imisozi 1000? Ndavuga nti nyine ndabizi ko ari ubw'imisozi 1000, ariko ntabwo nari nzi ko muri Kigali naho haba imisozi. Arambwira ati rero niba ariho hantu haba imisozi, i Kigali niho haba imisozi kandi myiza myinshi. Ndamubwira none se mota ko mbona uyu muhanda ibintu byose bisa icyatsi, ibintu byose bisa neza, ahantu hose hasa neza muri Kigali, kubera iki aho kuki nyine biba bimeze bite? Arambwira ati rero hano usibye no kuba uhabona gutya, ahubwo hari n'igihe biba birenze. Nawe se ubwo haba habaye iki? Iyo hari nk'iminsi mikuru turi kwitegura abashyitsi, uyu muhanda ureba uba usa neza, bazana n'amazi bakawukoropa. Nawe mota ushobora kuba uri kubeshya, uri kugira ngo dukomeze tugende tuganira ikiganiro kiryoha. Arambwira ati ntabwo ndi kubeshya, n'ikimenyimenyi uzaze nk'igihe hazaba habaye nk'inama cyangwa se habaye iki. Uyu mihanda yacu bisa neza ku rwego rwo hejuru, gusa n'ubundi no mu buzima busanzwe urabona yuko isa neza. Ntabwo niko mota birashoboka ko no muri iyi minsi haba hari ibirori, kuko ndabona hari isuku idasanzwe. Arambwira ati ibirori nta birori bihari muri iyi minsi, ahubwo nuko nyine ubu ngubu niko hateye mu minsi isanzwe, nuko haba hameze. Ndangije nawe none se moto ko wanyibagije, ubundi ahangaha tugeze naho bita ngo iki? Arangije arambwira ati rero ahangaha tugeze ni mu gakaritsiye ko bakunda kwita ngo ni Tegisirwa. Nawe se iyo Tegisirwa yubatse he? Arambwira ati rero Tegisirwa yari yubatse muri kiriya kibanza ureba hariya imbere, kiriya kibanza ubona cyo bagiye kubaka. Nawe se Tegisirwa naho yari yubatse? Arambwira ngo yewe. Nose ko bayisenya? Arambwira ati rero birashoboka ko baba bagiye kuhavugurura cyangwa bari bagiye kuhakorera ibindi bikorwa bishyashya. Ubona yuko ari ahantu hari amazu ariko barayasenya. Ubwo twakomeje imbere turakomeza turagenda, ariko tugenda tunaganira na motari. Buriya abamotari baba bafite inkuru ariko zimwe za hatari. Ariko ikintu cyaje kunsetsa kiranantangaza, abamotari b'i Kigali abenshi iyo ugiye kubishyura usangaho amazina y'abakecuru cyangwa se abadamu, mbivuze mu ibanga, ibyo ni ibanga rikomeye. Ubwo motari twakomeje turatambika, turakomeza turagenda. Nawe se n'umota hari hakurya ndi kureba mu kaboko k'iburyo bwanjye bahita hehe? Arambwira ati ni hahandi uzi bakunda kwita ngo ni ku Gisozi. Ku Gisozi? None se mota ku Gisozi ni hariya hakurya ndi kureba? Arangije arambwira ati hariya ni ku Gisozi, iriya karitsiye uri kubona hari hakurya niyo bita ku Gisozi. Nawe none se mota ko mbona ari kuvaho ibinyabiziga byinshi kandi ari ku Gisozi, ubwo ngubwo bimeze bite? Arambwira ati nyine nubwo ari ku Gisozi ariko ni ahantu hatuwe n'abantu, kandi nta nubwo hari igisozi gikaze ku buryo abantu batahatura. Arambwira nti okay, nta kibazo, ubwo nibona umwanya nanjye nzajya kuhasura ndebe icyo Gisozi icyo ari cyo. Ubwo twahise dukomeza turagenda, turakomeza turagenda. Nawe se mota ko mbona tutari kugerayo ni ukubera iki? Arambwira ati turacyafite urugendo ntabwo turahagera. Ubwo twakomeje turagenda nk'ibisanzwe, ari kugenda ntera inkuru. Nubwo none se mota ubu ngubu hano muri Kigali ni iki kiri kuhavugwamo gikomeye cyane? Arangije arambwira ati rero ikintu kiri kuhavugwa muri iyi minsi, bamaze iminsi bavuga inkuru za The Ben na Bruce Melody, bavuga ngo ninde urenze, bamwe ngo ni Munyakazi, abandi ngo ni Tiger, abandi ngo nindi. Namwe se mota wowe iyo ubibonye ubona ninde urenze? Motari arambwira ati rero njyewe ibintu by'imiziki ntabwo mbikunda, nikundira football. Namwe mota urashaka kwanga kwiteranya, uri kwanga yuko abantu bazavuga yuko gufana Tiger cyangwa se ufana Munyakazi. Ubwo Tiger ni The Ben, naho Munyakazi akaba Bruce Melody. Namwe ati mota tuvugishije ukuri wowe ukunda kumva indirimbo zane? Namwe ubwo motari nyine yasabwe ati ngiye kubera ko ndi umuhasara n'ubundi ngiye indirimbo za Melody nizo zinkorera umunsi. Namwe ubwo rero bisobanuye ko ufana Bruce Melody? Arambwira ati oya, ntabwo ari uko mfana Bruce Melody, ahubwo nuko indirimbo ze arizo zituma umunsi wanjye ugenda neza. Namwe nose mutaha ahantu tugeze ko hari ibinyabiziga byinshi bahita ngo iki? Arambwira ati ahantu niho bita ku Kinamba. Namwe se mota ahantu niho bita ku Kinamba bya nyabyo? Arambwira ati ahangaha niho bita ku Kinamba. Namwe se mota twahagarara nkasobanuza niba hano koko ari ku Kinamba? Arambwira ati rero hano ntabwo napfa kubona aho mpagarara, reka dukomeze tugende
ubundi uzagaruka kuhareba. Navuga nti nta kibazo, ubwo ngubwo wenda hari igihe nzabifatira umwanya nkaza kubaza neza ko ari ku Kinamba. Navuga se ko mbona nta hantu bogereza ibinyabiziga, ni ku Kinamba mu buhe buryo? Arambwira ati nyamara uje ukababaza amakuru neza bakubwira impamvu ari ku Kinamba. Ubwo twakomeje turagenda, urabona ko nyine ubwo twari turi ku Kinamba. Navuga nti se muta, aha hantu ko mbona harushaho gusa neza, twageze mu mujyi bya nyabyo? Arambwira ati rero aha ngaha nubwo naho ari ku Kinamba ariko ni mu mujyi, gusa ntabwo ariho bita mu mujyi. Cyangwa none se muta, ko mbona noneho hano abamotari bose bahagaze twahagezeyo? Arambwira ati wapi, ahubwo twari turi muri traffic jam cyangwa se ambuteyage. Cyangwa se ambuteyage burya ni uku nguku ibimeze? Arambwira ati cyane ni uku nguku ibimeze, kandi ntabwo bitinda, nyine turakomeza tukagenda gake gake kugeza ibinyabiziga bishize mu muhanda tugakomeza tukagenda. Namwe nose ko mbona hano muri uyu mujyi haba harimo abamotari benshi, mwese mubona abagenzi? Arambwira ati se muri izi moto zose uri kubona imbere izitariho abagenzi ni zingahe? Namwe ariko ndi kuzibona muri moto 10 ndi kubona, ndi kubonamo 2 zonyine zidafite abagenzi. Arambwira ati rero hano mu mujyi wa Kigali abantu bose batega za moto, abandi bagatega amamodoka. Arambwira ati se hari igare wabonye? Ndangije navuga ati rero nta magare nabonye, ikigaragara cyo mu mujyi wa Kigali nta banyonzi bahari. Arambwira ati abanyonzi barahari, ahubwo baba bari mu nkengero z'umujyi, ntabwo bakorera mu mujyi hagati. Ubwo twakomeje turazamuka, ubwo twari turenze ya traffic jam, ariko n'ubundi ibinyabiziga bimwe na bimwe byari bigihagaze, utapfa kubona aho unyura ngo wihute. Namwe se muta, ko n'ubundi tugiye, kandi aho tugiye nkaba ndi kwihuta, ubwo turaca he? Ese anyihutisha cyane akajya anyuza mu muhanda akajya depasa ibinyabiziga. Namwe se muta, wagiye gakeya utangusha, kandi hari ibindi bintu nshaka kubwira abanyarwanda. Ubwo twakomeje turazamuka nk'ibisanzwe, ariko tugenda tunaganira. Namwe se muta, ahantu tugeze ni hehe? Motari rero arambwira ati ahantu tugeze bahita ku Muhima. Arambwira ati ni hahandi ku Muhima ndetse numvaga bavuga? Arambwira ati ahangaha ni ku Muhima ndetse ni muri feruje zimwe zo ku Muhima. Ati za feruje zaka amatara abantu bagahagarara cyangwa se bakagenda. Arambwira ati wamenye, ndumva nawe usanzwe ubizi. Ubwo twahise tuzamuka umuhanda werekeza mu mujyi. Ubwo twakomeje turazamuka, ariko agenda nkubita inkuru. Ndangije navuga none se muta, ko mu kanya nagiye kukwishyura nkasanga hariho izina ry'umudamu, ni ukubera iki? Yambwiye ati rero buriya sha wa muhungu we, hano muri uyu muhanda tugenda duhuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo napfa kubikubwira impamvu amanimero yacu amenshi aba ari ay'abadamu. Hamwe na muta, ibyo bintu none byaba ari ibanga rikomeye. Arambwira ati kereka wongeye ukantega tugatahana, wenda nibwo nakubwira kuri iryo banga. Hamwe na muta, ibyo bintu ndumva nshaka kubimenya, sinzi uburyo ndi buze kubimenyamo. Arambwira ati wowe ntugire ubwoba, nushaka ko dutahana uraza kubimenya. Ubwo twahise tuzamuka, ariko tugenda tugana mu mujyi. Namwe ntose muta, ahangaha ubu ntabwo n'ubu turagera mu mujyi? Arambwira ati reka da, mu mujyi ntabwo turahagera, mu mujyi ni hariya imbere tugiye kugera. Ariko ndabona asa ahangaha bahita ngo iki? Arambwira ati nyine ahangaha naho bahita mu mujyi, ariko ntabwo ariho bita neza mu mujyi bya nyabyo. Arambwira ati oya, ushobora gusanga nawe utahazi neza. Arambwira ati rero uyu mujyi ndawuzi, ariko buri gace kose ntabwo ariko mbanze izina ryako, ariko icyo nzi neza nuko hano ari i Kigali kandi akaba ari mu mujyi. Ubwo twahise dukomeza turazamuka. Namwe ntose muta, kino cyapa cyanditseho ngo iki? Arambwira ati cyanditseho ibintu byinshi ntabwo nabasha kubisoma kubera ko turi kwihuta. Ubwo twakomeje turazamuka. Namwe ntose muta, hano ko hari uturabyo twiza, hano hantu bahita ngo iki? Arambwira ati rero aha hantu hari uturabyo twiza, niyo mpamvu hano ari muri ropuwe y'umujyi. Namwe muta, bino bintu bijyanye n'ibitako bashyize hano ni biki? Arambwira ati kubera ari ropuwe y'umujyi, hano mu minsi mikuru harimo amatara ari kwaka ndetse yakagana cyane. Gusa nubwo nabimubazaga, n'ubundi nanjye nari mbizi kubera yuko ahangaha narahaje ndetse mpafatira n'udufoto tumwe na tumwe. Nubone ndangije nanjye ndishima nk'abandi banyarwanda bose baje kurira iminsi mikuru muri Kigali. Namwe ati muta, ahantu tugeze turacyari mu Rwanda cyangwa twahinduye igihugu? Namwe ati aha ni mu Rwanda, ahangaha noneho niho bita mu mujyi twahageze. Namwe ni kiriya kintu gishinze hariya hejuru ni igiki? Namwe ati ni etaje bari kubaka, kandi iriya etaje izaba isumba izindi etaje zose ziri mu mujyi wa Kigali. Namwe muta, oya twahinduye, turacyari mu Rwanda cyangwa twagiye mu kindi gihugu?
Natara arambwira ati nyamara wa muhungu ushaka kuba wasaze. Nawe ntabwo nasaze ahubwo byantunguye. Nose nawe ahangaha tugeze ni he? Arambwira ati noneho ahangaha niho bita mu mujyi bya nyabyo. Nawe nose umujyi wa Kigali ukorera he? Arambwira ati turashaka ko mugeza ku mujyi wa Kigali. Ati yewe.